tebuka ugende tebuka singamara n'umuntu nta mwana ntaki umva reka nkubwire utazi indagano y'iminsi yitugunyira inshuti ndabizi ibyo mukiga ibyo ukoze hari igihe nawe ejo bizakugaruka nguhaye umuntu uguherekeza genda mubone ubebera mukiga ibyo ukoze nawe umva kingurwa mu uko ngenda kingurwa mu ntagende boss hari ikibazo kimwe ikihe se ko ndamwirukanye ko akazi kakuzanye mukingurira wagize ute simushaka uzabana n'umuntu w'umwana arajya imyumbati arajya intama arajya ihene genda kamayana go out genda bye bye ujye umenya ko uri umuzamu yego mfite ameze y'inyoze y'idefile urabyibuka akabunino akatwirya agiye ariko bizakugaruka naribi toka sharita oya genda siga n'umugore wanjye amaho genda sharita tugende ujya dukira mugore genda wirukane genda sinongeye kumubona hano to n'umugore wawe twegende bosi chaji. Neza mwana wa. Wewe. Yego. Mabeze neza. Sikuza mutabona. Kole. Mbese akurasa neza. Bino kusigosa neza. Urabona batamuri nonzo nose neza. Amaherena ngaho kumunwa. Mwana wa. Saryama rero uramuka. Ahubwo mama. Ububise. Umva mbanza nkubwire. Fata kono. Akira. Wa mugore. Waramwirukanye. Umva ngo. Nani yaragiye. umuro ya parfait. Yaragiye. Cyagihuriro cyaragiye. Aho bana norose. Wa muhungu se. Umuhungu we barajyana. Arahari. Ase kuki we yasigaye. Umuhungu se ubundi se urayangije iki? Yehe umugore aragiye. Ubungubu cya papa kizi ngo ni njyewe shere. Ahubwo mama uzaryamane naso. Nyine mfite ubwoba. Ubungubu urabona azanyandika imitungo gute? Mwana we. Turabikora dute rero? Tugambanira bizi nawe urumva umunyabwenge. Harimo umutego. Kuko urumva azakenera ko turyamana. Oya we. Hanyuma se noneho ntabwo byoroshye. Uzi ikintu ugiye kuzakora? Uzamwemera ko mugiye kuryamana. Noneho nzakuzana ikinini. Utobeje. No kambivuge neza none. Nzazana ikinini. Ufateje narifuze ko akoni twajyaga dutobaje. Ni wagiye kari umukire. Nurangiza usuke mu kirahure. Cya kinini ugishyiremo. Urumva? Ubyumve. Ni urangiza wenda nuri nakizana nzayigusubiriramo ariko reka tubipange gutya. Utereke. Hano wawe ugende umubwire kwa kundi umuguyaguye kwa kundi nakweretse. Nwahize ukibwire tirero kugira ngo nemere ko tubikora tunabyarane n'ibiki byose mba umugore wawe. Urabanza usinyire. Nutabanza kunsinyira ntabwo mbyemera. Nikigire no tugira amahirwe kikagira ibyago kigasinya. Umugore rero shirika tubanze tumwe. Uzanye ibirahure bibiri. Muzabyitiranye. Yego. Kimuhe hahandi wasizemo ikinini kimusinziriza. Azasinzire. Nikimara gusinzira wowe uzahita umbwira. Mubwire icyo gukora. Yarangije no kunsinya. Yego. Yamaze imitungo yose uyifite. Urumva? Kandi mwana wanjye komeza uba umunyabwenge. Koko ntago muraryamana. Yego. Naranagusoma. Urumva natinyuka ibyo bintu kuri papa. Naragukora no kumabere n'iki byose. Reka. Rwarwa wase rwaretse uburaya. Nururaya ariko nyene
ajya kukwegera kwitaza nyine uragerageza ukamuhunga mukuru nyine nanjye mba mbizi ko hari aho atagera nyamuneka ntuzaryamane na se umuntu naryamanye nawe ntimuzaryamane ahubwo mama ibaza gukora amoze nk'ibyo yo gukora nawe wibaze noneho ibaza gukoze n'ibyo yakoze ibyo ntabwo byashoboka n'icyumba cyanjye iyo ngiye kuryama ndagifunga uze yankura urasa neza ugira unahinduye n'imyenda rero wabaye umugore nyine wabaye ahubwo mama ndaje nsinzire njye no kugura n'indi myenda noneho nari naragumye muri aka gakanzu ndihangana nyine noneho ubwo kiriya kimama cyagiye ariko ndishimye ubundi uramukubitwe n'inkuba iyo ahaguma ntabwo intego yacu itwara ibigereho ako buriya ndi umuhanga uswa nabonaga narareba ese ubundi koko nzabasha kwirukanisha uno mugore ku rundi ruhande wakoze bya bindi ubundi karagita nazikuye kuri mama banamukuyeho urukara gusa nta kindi ubura wowe gusakora izo diro niba ubundi ubwo twahuraga se nakubwiye ati tuzaramubwira ko yasohotse noneho tuzaramubwira ati byarangiye uko nyine ugenda rero usubirayo mwana urasa neza nawe ejo bundi gira uzaza wicare muri ino nzu nibyo bundi nifuza ariko nimara kuhagera nyingira amahirwe nkahagera uriya mugabo niba nzamukatagura ndeba niba nzafata urwara niba nzajya mfata nkino nkarikurura ndeba ariko mwana ubundi agomba kwishyura imyaka yose twamaze dusitaragoringa uburibwe naciyemo ari aharyamye arya sha akora buri kimwe cyose dutoba udusupadipe urabyibuka urabyibagirwa uwibagiwe iyo ava ntamenya n'iyo ajyamo mu byumba bari amaze gukura pe awushigenge kitazanazana imodoka kigasanga turi hano hanze mama bayi bayi mwana wanjye ndagukunda nkunda ukuntu ndwanirira shama nawe ndagukunda pe byose ni ukubera aho batari wowe mba numva nakuruma bayi genda wamukutwa n'inkuba ataza kuza akazi cyane ngutegereje sha ngwino asiko mbona umaze kunanuka aribyo mwiriye kubona tu asiko washize shaka byihorere mwana poza ntabwo ziki mwazanye ingegera muzana ingeto uriya mukozi abunyirije kane ubwo hano ikitarabuze n'ibyo guye kandi nshobora kubikubwira cyane joke yatenda ntugasebanye none se niba nabigiye guhayo ntabwo agenda ngo bifate ejo aranyiciye mu gikoni biraranyishe guke nagiyemo jya gushaka mu byomboro nijoro nka saa 9 inzara yanyishe ahita mbyukaho kira brage zitarangira ikibazo cyanyu nyine muba mwumva ko ibintu byose umuntu ari joke biri serious iyo haza bumva abandi bose bahaza takugwira amatara epfurayi shawa amata yahuze amata maze kongeramo kunangana ahubwo se none se ko watinze kuryama tinze kuryama ndikubona muri iyi nzu ntabwo bimeze neza ushaka kurarana nanjye zamu cyangwa rero namwe mfata inkoni imwe nanjye mfata indi twirarire hanze umva ukuntu biba bimeze ayabasha ndetse n'uwayikubita nk'umuntu mama wasanze uyifite ahita anyica noneho mbere ibintu bayabikaje ese abona ndi umwana se ubundi kubera iki umutima ugira atari wo mwiga wogera ubanza waragiraga ari amakuru nyine abihangana ari ukuntu bambwiye ntawe yavuga ibyo ugiye kuvuga ubanza uko papa yari ameze ariko nawe umeze kubera yuko ibintu mama wawe yikora bigaragara yuko ari undi muntu none se muri iki gipangu ukunda okay wiyumvamo nde yumvamo we duciringa no se abandi bose ko babanyitaje ahubwo se amakuru mfite mwaka kandi atari meza ndabura se kurigeze ushatse wakitwararika wese wallahi kira mwana kubera yuko njyewe nkuru niyumviye nizo numvishe njye nimve yuko hano
ejo n'ejo bundi wowe na mama wawe mushobora kuba mutahari. Nampa azabivuze. Oya, waba utamuzi. Oya, kuba muzi ndamuzi, koraga rero bangura ikintu cyose nta kintu naba nkubwiye. Olivier sibye kutwimura. Ikintu kimwe gihari, ngiye mbanzira naguchere mu mayange ibintu byose mbikubwiye. Ngiye ubundi kamwe kandi urabizi ureniga yanjye. Reka nkubwire. Niyo banyirukana bazanyirukana nanjye ari ikintu cya danje nakoze. Aha ngaha hari umuntu uhaba cyangwa ujya uhaza. Yaje kuneka. Hari umuntu haba cyangwa ujya uhaza. Yego. Noneho kuba aba ahantu cyangwa ahaza tumwa n'undi muntu. Noneho uwo muntu mutuma banga afite no gutuma we na mama wawe mwirukanwa hano cyangwa mugapfa. Imitungo isigaye kwirukanwa cyangwa tugapfa. Nonsubirishe mbwiye umuntu. Mbabarira umbwira uwo muntu. Mbabarira. Nawe ikibazo cyawe n'ikimwe hano ugina. Ubwo ugira ngo se amagambo nayisashira ugomba kubanza kugura inde essence akone nango karangi. Ikibazo ni kinakwima. Okay. Umuntu rero nje kugira ngo umukubwire. Umuntu nawe nakubwira uzabwirebera. Usepfuye wakwishimye. Yewe ntabwo nyaneranye inshuti. Ndamutse ngiye nawe wagenda. Inshuti yawe muri ubu buzima ninde? Ni wowe. Ubwo ninge rero. Ubwo unyirinde. Ushobora kuba rero utazi ibyo mubwiye usigaye bitekereje. Ase uvugisha ukuri ni Catherine. Inde bivuze? Ni Catherine. Ngo umuntu mukuru witekerereze ku giti cyawe. Uravugisha ukuri ni Catherine. Mereze ngo ni hanjye ahubwo mwana. Mukiga. Bivuze uzongera kumufungura. Mukiga none ndikubwira. Uzongera kumufungurira. Asohoka ajya hanze. Mwese muzata mugenda. Nanjye none nzafunga igipangu tuzareba. Nakwinjije hano ugiye kuhankura. Wow. Shava noneho wabaho wabaye umuntu w'umugabo pe. Byagenze bikasho. Byagenze neza. Sana ku munsi wakoze agakorwa keza k'abantu b'abagabo mana sinzi ko ndi bugushimira. Oya. Kubera namwirukanye. Shape. Umva rero. Gahunda buri twaje. Twanogeje gahunda. Yego. Umva se. Reka tukore. Umva se. Mbaze buretseho ugatuburetse. Urabura iki? N'icyubura. N'icyubura. Weho genze ibintu gakeya simari. Nese wese wari. Genze ibintu gakeya. Twamwirukanye wawo ndese. Yego ndabese ko twamwirukanye. None. Ikibazo nyine. Urabona ntabwo twaryamana. Ubwo kandi ubwo ngubwo nenda byagenda gutya. Oya kamubwire kujya turyamana. Byango turyamana arabanza nyandike imitungo yawe. Ibyo nibyo bibura. Nicyo kibazo ufite. Ikira hino rero. Oya buritse nyine kumbwire. Banze nyine uzane izo mpapuro z'imitungo. Zirahari ikibazo ni iki ufite? Nanjye ndahari banze uzane tubanze tubikemure sibyo usubeze. Banze uzane tubanze tubikemure. Wowe ntacyo wowe ntugire ikibazo. Ibyo nari biturabyitaha ko banza ugire dukemure icyo kibazo banza uzane impapuro. Ngeze simari. Zirahari ufite ikihe kibazo? Ngeze simari. Ngiziriye. Genda nyine uzizane. Nizere ko gahunda tuyinoganye. Sibyo? Kanishati nze mivanemo. Kugira ngo utaza kwisubira sibyo? Banza uzane impapuro. Twamwirukanye sha. Reka nzi. Ushaka ngize ziranditse. Musiki ikindi nicyo ushaka. Reka tuanze tukureka. Nyine buri. Ozi. Wowe uri mu bikizamu. Umutekano ari kugushaka ari hasi. Ariko si wowe urankoroga mu mutwe.
Mutekano ari hanze kandi genda uganire nawe, ganira nawe ngahundaje. Hanze mubwire yinjiriro niba wanze kuza kubera ko nijya ashaka gukubita sinzi ibibazo. Arankanga se mubwire genda uganire nawe. Hari ibindi bo ntabwo biraza. Okay, sawa reka bisi. Cyane kikizangu nacyo kirankoroga kabisa. Nshaka kugendana nawe muntu ukoreye inzoga. Nshaka kumenya amakuru yawe uryoshye ruri. Ururyoshye maze nkwishyure. Urubishyure ungope. Maze nkwambure. Umujyi ndawuzi kuruta abawuvukamo. Uyu mujyi. Ariko wizihiwe. Nende uvugishije gutyo. Icyo kizina ni cyane. Harya bakwitanye. Uramemba. Nago se witwa Zambo. Ngo mweretse rangamuntu yasanga ndetse Zambo ariko mwazagiye mwuba. Ngaho bakwitanye. Sinzi ahantu rero abagore b'inzobe mukora gasuzuguro. Kubona abantu bose mugahita mubita. Shanyi yerekera umwana wanjye mwiza uba muri iki gice hano atuye. Ni hehe atuye umwana w'umukobwa wanjye mwiza Kateri. Gasakaza. Katera n'umwana wawe. Atuye he nase ntabwo usanzwe tubona. Ahubwo si ikibazo kimwe ubwo mbanje no kukubaza. Ninde ukwinjije hari? Ari yase. Oya hano. No arahandi winjiye atari hano. Hari hakinguye. Suni kurugi ndinje nyereka umukobwa wanjye mwiza. Ikintu rero kigiye kuba kugira ngo ngeye nawe tugendane mu bintu tugiye gukora, ugiye kugenda usoke wongere tukomanga nze ngufungure cyangwa mbyange. Urabyanga ndahita gusora ku nabi. Wowe nyereka hanatahani ndasiga nguza akantu. Aho ngaho rero niho wari guhera. Mwebwe ari ukuntu urabona hano harimo amazi. Nyereka nyine rwose ndakagwa ninjya kugenda. Yo kugenda se namugoretse n'ubundi ko wanigendera wamubonye rero ukuntu bigenze. Bite na code. Wowe zamuse nako urongera ku narigiye guhita mwirukana. 855. Oya zimshyire. Amazina umbwira iryo ubonye. Mayi 9. Ega bwayaze. Kwirirwa kwa rira zuba wicaye naga aburgamo kane. Kwirirwa kwa rira zuba wicaye nawe ari we byagucanga. Hare SMS. Zekora SMS yaje. Gushyiraho 200 twonyine. Udumbije twonyine two ngo haye wihanganiza. Sibyo? Nanga abantu banyinisha. Ngushira yangahe? Seza ni make. Ijana ni make ko. Ufite telefone ingana gutyo. None nayifite. Shana nubwo gutyo. Rero reka ngufere inkuru. Ura mfite inkuru. Umba ngubwiye anga ari hari rumabuje. Arakumva rwahoraga runoteza igihe cyose rukambuza gusohoka nigendeye none sasa nyuma yaho urakumva Hakiri bya. Fasha mwereka aho. Nyuma yaho urakumva Wacyano se wumve sinakubera kuza aho ngaho. Simbona amanutse wambwiye gato. Shaho bihorere bari abana baraza bakamenagura ibiraro bya bose kabanje atuka. Okay none rero yego. Mabuja wabaga hangaha. Girirwaga nuka ngo mfite ngibyinyo ngo wagira ngo ninyo ziri kuri defile ngo mfite umutwe wihangamye nkibaye rutegurugi ngo mfite amaso ngo mfite yaranuka none rero mu kugenda kwaho ngo ubu nukuvuga ngo nsigaye ninjiriza indaya nkinywera inzoga zikamba amafaranga nkacumbikira abantu mu gipangu babuzaho barara bakanyama amafaranga impamvu raguze telefone jewe umuntu warura yarambangamiye kumwe bimwe bitaba inkozi y'ibibi ngaho nyereka umukobwa njye hari ndebe inkuru yanjye nta kintu kugize Wase umwana wanjye we nta mahoro nyereka ataha he tugende makwereke n'ubundi 100 my boss bashake ndabe mbiri agace gace nzagera ngaruka tugende nkwereke ukora no kwinjira nakwicaza aho ushaka kwicara inkweto zikurema aho ngaho we ntabwo umusangwa
nakubwiye kuramo inkweto kamuriremo hano hehe ngaho hari inkweto sohoka aho ngaho genda hariya kandi ikindi icara icara hariya ntarimo ntiwanyishyuye genda wicara aho ushaka we Katerine sanze mukurebe mwana nahageze haguruka nyine nzuba kwera shansoze nica sireka tuganire udahari kandi zama akaba ashinzwe iki ubwo se utwige ndakongera ninde ukwiba ntabwo ubona ko mabuja hari bari ibiki se mabuja wande ibi ngibi n'ubundi ntari ibyacu twe turi ibyacu ntawe rero usigaye niba ari piripiri niba ari amavuro wanasonga twiganirire genda wowe ninjya kugenda gucaho nagenda twiganirire ntaduha agahenge gutuma tudahumeka si kwa kundi se kwakunda we genda genda nyine araguca asohotse nakubwiye ati sinjya nizera abantu ngenda birangiye se wagiye nkiganira n'umukobwa ubundi wabuze amafaranga urabona hano hantu habuze amafaranga ufite ikihe kibazo genda nanjye ndaza kuguhana reba kuri telefone nomero se urayiroze ariko shaka mureke ubutubuzi reba nyine ese ayo yaguhaye mbere ntabwo yabeshye yewe y'ubwo nyereka message uko bite byawe gabanya shaho amatika aho ngaho wabatubuzi cumi ni make jana muganire ubundi nyine duhakanye ni ukuvuga ngo ni minota 30 boss so aje agasanga nakwinjije hano mu gipangu nta burenganzira yamaye ngiye bakirukana kandi nawe ugira abantu uzajya winjira uzajya ubanza umbwire se wawe ubundi ko ufite umuntu mu ruto wa boss bite byawe siko namuhaye ijana nayamuhaye kugira nyime n'ubundi se ko yakuye hano ariko ubundi iki cyo wazakirukanisha kandi ubu bushobozi urabufite ninde uvuguruza se boss bari mubwira indirimbo tugiye kuririmba amahirwe we amahirwe yacu amahirwe yadusekeye yacu njye n'umwana wanjye agiye ndirimbo ngize mama yote barago yize mbabare njye se ndayizi ko ariyo ndimo guhimba ntabwo ibaho eso ahora narome mbwira mama mbabarire bino saro banzirebe do iyi ngiyi ni zahabu itavangiye ubu ugiye kuyigurisha njye kuyigurisha miliyoni wabona aho uzishyira iyo mbwira se nkazana bage do iri ku meza kinjira utabona ko itarimo si ureba kariya kabati biriya bintu byose birimo amadiyama amazahabu ukubitwa n'inkuba arakize ko mwana ko birya mama Imana ikora ibitangaza uzinze ukuntu ingana ibyo singahe ako kiriya kigo gikiye cyaradamaraye mbega umugore ego ariko njye nakwemera kuva muri ibi bintu kudamarara gusa se yakora iki se ko nta bushobozi yari afite bwo kubigumamo madamu muto erewe abasaza ntabwo nitayeho kureba mama abasaza basigaye bashaka utuntu dukobwa tubashajisha nawe rwose yaryo irahagaze pe ntabwo yabura kuterwa n'uwo kareka buriya yari busaze bose bagasazira rimwe kandi akeneye umuntu umusajisha akamasaje uriya yashobora masaje ako mwana wawe ntabwo muraryamana mama ko numva uvuga kuki uba wibagiye ko ari papa urabyibuka yego ariko rero bano bantu barironda reka mvuge ko yari kiriya kigabo uyu yari umugore we seko mbona basana reka byarabacanutse urumva babura kwasa ariko uyu ni umugore kabisa byamuyobeye no mpamvu bamwirukanye cyane ntaza kwikanga ngiye kukagurisha yego ko wahita ukira mama ubuzima bwahita buhinduka abakeye baransetsa babura icyo bamaze amafaranga bagatangira kuguramo ibintu ubu nk'iki ngiki nicyo kumaze iki none se mbwira yamwirukanye ate byagenze bite cyangwa wabonye gusa gicaho kiragenda kijyana mama byaramvunye
filime yarayikurikiranye tubibaze ko twajyaga tunarwara ego boss umugabo yaza nkahita ndira aranyishima yerekana nkubita ego mubeshyeze mwana we kabaga twarwanye ndavuga ko ariwe wamubise wenyine igihungu cye kirahari igihungu cyajyahe uriya we rwose azahagume mbabarira cyerekana nshaka kuzana ubugori reka tumuzane aze hano mucyurire hahandi James tuvuga ngo James wambwa muvuna muheto mama sikari we banzanye mfasha kuzanye uriya we byaciye reka tujye tumufata mama reba makara kabata kara kanzu kari hari ukonje uri mu byombo atunurindimo James meza bite so siko mbona utishimye Yesu urabizi yishimye ako kuki kutajya bakira ko mama yagiye mama yaragiye se yaragiye ariko wenda sinivanze mu biganiro byanyu uyu mwana ni inshuti yanjye naje kumwirebera nyine natamuciye mu ijambo ni inshuti wanjye nawe wajya kumfasha mbere yuko unyura ku muhanda niyo nasonzaga niho najyaga kurya nanjye kuri ahantu yagiye kuko ni naramubuze undi yajyaga aza kurya saa sita ndanyure ndamubura nza guperereza kari hano ndahagarika nzira ariko sanze ameze neza bamufashe neza ariko wari waba imfubyi kandi ufite ababyeyi